Twongeye twagarutse bakunze bazaza Yesu TV, mwebwe mudukurikiye tubahaye karibu n'ikaze. Iyo ni wa mwanya mwiza cyane duha agaciro wo kwibukiranya iby'Imana yakoze. Imana itugirire neza. Turabashuhuje mwebwe mudukurikiye, mwebwe mwagize umugisha wo kubana natwe. Uwiteka Imana nabishimire. Uyu munsi nifujije kubagezaho ingingo twakwita ubuhamya y'aho Imana yadukuye. Ndabibutsa hari ijambo Dawidi yavuze ngo iyo wibuka aho Imana yagukuye bituma utica amategeko y'Imana. Kandi koko nibyo birakwiye. Byo wibuka ineza umwana w'umuntu yakugiye, cyo umuntu yakugiye mu buzima busanzwe, ufata igihe cyo kujya kumushimira. Se niba abana b'abantu bashimirirwana, Imana y'ubwayo iba yadutijije umwuka, byo ntibikwiye ko tugomba kwishima aho yadukuye. Tubahaye ikaze. Amazina ni yayandi, ni Rwamakuba Jean de Dieu. Maze iminsi ntekereza kuntu nabyirutse cye kuntu nabayeho, numva nzamura Imana icyubahiro, numva ntari wo kubyihererana jyenyine, ngomba kubisangiza n'inshuti zanjye zose tubana umunsi ku munsi, abo hirya no hino, cyane cyane ku bakunzi ba Zaza Yesu TV baba badukurikiye. Ngiye kubahaho ubuhamya h'igice gitoya, nzongera subukuraho ndi bugereza aho ngaho umwami abashoboje. Bamwe bajya bambaza kuntu natangiye nkorera Imana, cyangwa kuntu nabyutse nkorera Imana. Abo tubasha kubana nkagenda mbaciramo ingingo nkeya. None namwe uyu munsi mwebwe Imana yashoboje kuba twabana, reka namwe mbabwire. Buriya iyo Imana yaguhamagaye, icyo nkundiriye Imana, ntireba ku buranga, ntireba mu gihagararo, ntireba aho uturuka, ntireba n'aho uvuka, ntireba no ku mashuri. Ahubwo Imana yita ku mugambi cye, ku cyo yakuvuye, cye ku cyo yakugambiriyeho. Tuvuka turi abana bane. Tuvuka turi abana bane. Muri abo bana bane harimo babiri twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Jye kuntu nabyirutse kwanjye, nabyirutse sanga nta babyeyi bariho, ariko bampa amateka y'uko mama yapfuye ndi umwana mutoya nkiri ku ibere. Icyo gihe hariho masenge, na n'ubu aracyariho, yari afite umwana muto yosaga, aba arafashe tukajya dusangira ibere n'uwo mwana. Hariho n'ihene nini cyane, hari hatarazize inka z'amajyambere za kizungu. Kera urugo rwagiraga inka z'inyarwanda rwabaga ari urugo rukomeye, ahubwo batunze ihene. Bakajya bankamirira amashunushunu mu gitondo na saa sita na nimugoroba, nkajya nyafatanya n'iryo bere masenge yampaga. Ndaguma ndarinywa kugeza igihe naje kuvira kuri iryo bere. Niko uko bwagendaga bucya bwira niko nagendaga nkura, maze kwigira hejuru mu myaka 4 ntangira kuragira ihene, nkajya nanaragira n'inka. Ubwo naragiraga inka imwe ku kwezi bampa inota ya 500, nazajyaga ari inka 3 bampa 500 ku kwezi.
izo hene zo zari zo kwa masenge, nkaho hari mu rugo, zo zari ubuntu. Ngeze mu myaka 5 ntangira kunywa itabi, nitoza kunywa itabi, igikamba, ibishara bisa n'urwagwa rwa bitoki bapimaga mu macupa, icupa rigwa 25. Mu myaka 6 nkomeza gutyo ndi kunywa n'urumogi, ibyo mbivamo, ndatorongera njya kuba mayibobo. Imana ibana nanjye muri ubwo buzima, irandinda, irandwanirira. 2009 2010 nzi Kigali, nza kwa mushiki wanjye, aranyakira, arandera. Amaze kwigira hejuru, anyigisha ibyo gukorera Imana, akajya ambwira ati wazaje nkakwereka ahantu basenga Imana, ko ari abasore mungana, ko na Imana yakugirira neza. Nkajya ngenda nangira, nanywe n'urumogi, ariko igihe kiragera mbona ko ibyo ambwira ari iby'igiciro. Bene data, gukorera Imana bisaba kwihara cyangwa gusiga. Bisaba gusiga ukumva kandi ukumvira. Iyo wumviye byanga bikunda, Imana ikugeza ku mugambi wayo. Ariko ibyo sinari kubyishoboza, ni Imana yabishobozaga byose, hamwe no gusenga. Imana ibana nanjye muri ubwo buzima, ngoma kunywa iryo tabi, nkajya nywa, n'igihe najyaga nywa kore, rimwe na rimwe ugasanga nywebira bya esase. Ariko Imana iguma kubana nanjye, kandi ibyo byose nkabinywa mba ku muvandimwe atabizi, atazi ko nk'urwo rumugeno wanywaga rwihishwa. Nyuma bwaza kubimenya, amaze kubimenya nibwo yanyoboye iyo nzira yo gusenga, nza kubyumva, ngumya kujya mu nzu y'Imana. Uyu munsi nagiye, ejo ndabiretse, ejo bundi ngiye, ejo bundi ndabiretse. Igihe kiragera, umunsi umwe umwuka w'Imana araza arambwira ngo nzabatizwe, nimara kubatizwa nibwo iyo mivumo akarandi izamvaho. Nza kubyemera, njya kubatizwa, njya mu mazi menshi. Kuva najya muri ayo mazi menshi, navuyemo ibyo by'agatima kare haheraga k'itabi, k'urumogi, by'ubusinzi, byashiriye muri ayo mazi. Nkorera Imana gutyo, ngenda mbana n'Imana. Imana ikagisura mu icuku by'ijoro, ikanyuzuza ibihangano by'umwuka, nkajya intamika amagambo yayo, kugeza igihe Imana yampagaritse ku rufatiro ishaka, kubera ko nari nemereye Imana. Yo wemereye Imana, Imana ibana nawe, ijisho ry'Imana ribana nawe, ukuboko kw'Imana kubana nawe, Imana igendana nawe. Ikintu kirushya ni ukumvira. Imana yabwiye Aburahamu ngo nusiga inzu asuka mu gihugu cyawe ukajyaho, nzakwereka, nzakugirira neza, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu aza kumvira Imana, akora ibyo Imana imubwiye. Imana imugirira neza, imugiye umuragwa w'amahanga, imugiye sekuruza. Mbese nanjye naje kumvira Imana, Imana irankoresha, mpinduka igikoresho cyayo, kugeza na n'uyu munsi nkiri kumwe n'Imana. Nawe ndakwifuriza kubana n'Imana. Ni byinshi cyane nibyo nagiye simbuka, kunararaga niba ntema ibitoki by'abandi mu bicuku by'ijoro, ngenda mu gishanga njya kwiba ibigori, ngenda shayagurika niba amateke, narabaye umusinzi, narabaye kavivi. Mbese kugeza ubwo muri karitsiye twatambukaga tugahinduka ikibazo, bakavuga ati dore ngabo baratambutse, bakajya baryanirana inzara. Kugeza ubwo byageze ku murenge, birazamuka bijya hejuru mu midugudu hose, biramenyekana yuko turi ibisambo. Ndashima Imana yankuye aho hantu, ndashima Imana yankuye mu isayo. Imana ikashyira ubuntu. Iyo wemereye Imana, shuti mwene data wo kwicyazaza Yesu TV, iyo wemereye Imana, Imana iragufata ikagukarabya. Yamara kugukarabya ikagusiga, yamara kugusiga ikakwambika, yamara kukwambika ikagukuraho umugayo, ikakugira umwizerwa. Haranira kuba umwizerwa. Uyu munsi wa none nawe niwumva ukumvira, Uwiteka araza abane nawe.
Uwiteka Imana arakugenderera, araguhishurira, uratangira kugubwa neza, uratangira kugira amahoro. Kuva nakumvira Imana icyo gihe, Imana yangiriye neza. Ikintu yabanje kumpa, yampaye amahoro mu mutima, impa umunezero, impa ibyishimo. Imana inkuraho uwo mugayo, ntangira kuba umwizerwa mu bantu. Abantu bangiriye icyizere, abantu bakajya bantumira hirya no hino, nkajya mpamagarwa n'amatelefone atandukanye, kuko nari namaze kumvira. Niyo mpamvu Yohana we yavuze ngo cyakoza abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu yandi magambo, iyo wamaze kwatura yuko Yesu ari umwami n'umukiza, uba wamaze kuba umwana w'Imana, uba wamaze guhabwa ubutware, uba wamaze guhabwa imbaraga, uba wamaze guhabwa ubushobozi, kuko Imana iba yakukuyeho imivumo ya karande. Ndibuka umunsi umwe mu giturage najyaga nkasinda, abantu bakanyita kavivi, bakumva ko mbese nta kindi kinkwiriye ari uguhora nijandika aho ngaho. Nta kindi najyaga mbaza, n'ahantu habaga hari urwagwa ruryoshye, hari urumogi ruryoshye, nihora muri ubwo buzima bwa swingi, numva ko ubuzima ari ubwo. Ariko barababeshya. Ubuzima buzima ni ukuba uri muri Kristo. Ubuzima buzima ni ukuba wariyeguriye Imana. Ubuzima buzima ni ukwegera Imana, ukabana nayo, ukomatana nayo akaramata. Imana irushaho kukugirira neza. Ni nabwo utangira kwakira imigisha ituruka muri Kristo Yesu. Muri uyu mugoroba, nshuti mwene data, ndakwifuriza komatana n'Imana, ukava mu byo wibwira, Yesu akagutekerereza. Yesu ntahatakura umuntu, nta naho atamugeza. Yesu akura ku cyavu. Yesu afatwa ari isuzugurwa, ikamugira uw'agaciro. Iyo wemereye Imana, ukareka ubujura, ukava mu busambanyi, ukava mu bugambanyi, ukava mu biyobyabwenge bitandukanye, Imana irakubaka, ikakugira umwizerwa. Abantu bakakugirira icyizere, isi ikakugirira icyizere, yewe n'ijuru ikakugirira icyizere. Muri uyu mugoroba nawe ndakwifuriza kubana n'Imana, ndakwifuriza kugira inyota yo kubana n'Imana. Niwumva ukumva nk'uko nanjye numviye umunsi wa none, nkaba ndi umugabo, Imana yarampaye umugore ikampa n'abana, ubwanjye nibana ubuzima bwanjye bwe bwaranyobeye, ari ukugenda apfundikanya, ari ukugenda mbese aho bihiye njya aho ngaho. Ariko uyu munsi wa none aho nakumviye Imana yaranyubakiye, impindura ubuzima, impindura amateka. Mbese uko biri naho bigeze, naho navuye, ndabishimira Imana yuko Imana yagize neza. Reka dusenge Imana. Imana iri kumwe natwe naho ubutaha. Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana y'imbaraga, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ifata ibyari imivumu yarangiza ikabihindura umugisha, Imana irema ibitariho bikaremeka. Uwiteka Imana Jehova, ndagushimye, ndaguhimbaje ko wabanye natwe mu minsi yatambutse, kandi na n'uyu munsi wa none Mana ukaba ukiri kumwe natwe. Izina rye nirihimbazwe. Ngaho nuzubane natwe, ugume uganze utegeke n'abakurikiye Azaza Yesu TV, ugume kubana nabo, ubashoboze kandi ubashyigikire, ubabere abaterankunga mu izina rya Yesu Kristo. Ari ababaswe n'ibiyobyabwenge, ubakure mu biyobyabwenge. Uwiteka Imana, ntaho utakura umuntu, nta naho utamugeza. Nuze uganze kandi utegeke, imirimo n'ibitangaza birushaho gukoreka mu izina rya Yesu. Amena.